Kigali ukiva isambu wahaye warayibuze wijya kubatera amavi basigaye bayihinga iba yarabaye umwirare yibarekere rero Yesu aguhe gakondo yawe Kigali. Abantu bumva Yesu yaduha gakondo tuvuge ngo amen. Yesu abaho umugisha. Ngabantu bajya bisuzugura nibahaguruka wisuzugura kwibutiyuba bego kumva nyine hari bidashoboka arabo bishobokera ariko wembega haguruka musengera Imana ikukomeze guhe. Nasomye ijambo ry'Imana nsanga imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Kuko bafite amatuza ntiwayandushaga nari umukarati kubise ubishoboye ariko nirirwa wambaye amasengero dore mu rugo ujya kubona ukabona wenda nafite n'ububoko n'ubuteja kabona raje kubita bukabutura bugeri buntuze ukabona niki ngo ni umukozi w'Imana oshi urayigeze kuntekerezaho umunsi n'ubwa mbere kuva navuka yigeze kuntekerezaho yaratwita icyo gihe barabipanga se nari mbizi arantungura ngiye kumva ngo bameriyeho nari nanasinziriye none nkabona abantu baraza nkagira ngo ni inshuti nicara muri saro Imana nayo ibirebye nakwitireka muteze gusinzira nakangutse barimo reka Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Amen. Dushimiye abantu bose bashimye Imana. Ni byiza cyane kuko gushima bituranye no gusubiza. Ngo kimwe kirabanza ikindi kigaheruka. Imana iyo ishimye rimwe irakongera. Kuko ngo abantu b'abanyabwenge nubwo yaguha bodaboda ujya imbere yayo ari nta soni ukabona udashima Imana yanambitse inkweto. Kuko hari umuntu wigeze guseka undi ashimye ngo Imana ishimwe ko yangaburiye yampaye ngaburira abana banjye turasangira ndayishima yuko yampaye ibyo kurya. Uwari uri aho ngaho uteretse ibyo kurya byinshi ahita avuga ati ariko se uratinde no gushima nabo irobo y'umuceri yariye nanjye mfite imifuka sinshima n'ubukene n'ubutinde ako kanya ijuru riramanuka ndavuga ngo ugiye we n'iyo robo kuyibura kandi byarabaye. nagira ngo mbabwire ngo ntuzaseke umuntu ushimye Imana ahubwo nawe uzasaba Imana igutinyura ujye ushima. Uri hari abantu twirengagiza ariko niba mubyibuka bisoza arababwiye ngo Imana irenza abantu amarira nubwo zanyikuyemo impfu nyinshi. Buriya hari abantu babazi babicariye gupinga tuyumva ari byo mu materaniro impande zose bamubwira ariko reka mubwire hari utuntu tubiri nakundiye Imana. Icyambere nuko njye ntahanura ngo mumpe sinanahanura ngo mumpe inote nukuri ko Imana duke yampaye turamagije. Hari abantu baza gutya kugira ngo aze gushyiramo menshi akanaguhanurira ibigitavuze kugira ngo ashyushye ushyiremo amafaranga. Nashimiye Imana ngiye kuko bimbwiriye bigeze kuvuga ngo mpanurira umuntu uko numva mbishaka. Hari umuntu wamamagaje muri turangije amateraniro muri Sorute aha kuwa gatatu umuntu ahita amamagara yari yambonye kuri YouTube ariko ngo azengutse abahanuzi agera ni Burundi umuntu uri mu Bufaransa ari mu mahanga. None agwa ku kiganiro cyane kuri Canaan TV baramurikirana akurikirana Karosi ngo amaze imyaka igera muri 4 ankurikirana ariko mu kumurikirana ntiyampamagara. Baravuga abavugishije bose ko njye mfite public nini cyane hanze inzi bakavuga bati Karosi nubwo amuhamagara umeze ntiyagufata ngo aza kubwira umwe ati gerageza umuhamagare turebe ati ukoreshe nimero iri ntuze turebe ko agufata. Ngo bampamagara bwa mbere bamaze umwaka bampamagara. Mbabwira ushobora kunshaka ntumbone
bibaho cyane. Arahamagara ngo baraheba, arangije ngo aravuga ngo ngiye gukurikirana karosi, nzi ko amaherezo Imana izamungabiza tukavugana. Nashyira ibiganiro kuri Ikanani TV agahita ajyaho ngo akandeba, arambwira ati ndagukunda. John rero yamamagaye mpagaze hano, arangije arambwira yamvugishije amasaha agera muri angahe, ni ibintu bitabaho uriya arabizi. No kuvugana iminota 5 ni amahirwe, ariko si ugupinga, si no kwanga kuvugisha abantu, ahubwo njye nyoborwa n'Imana. Tuvuge ngo amen. Aramvugisha arambwira ati ndanezerewe Karo, ati ndakumva nkumva sinakupa, ati natekereza uburyo nturanye abantu bose baba diaspora tuba tuvuga ko utajya ufata abantu, ati noneho ati none arambwira hera sajya arambwira ati basi ntega amatwi nyumva, ndakumva rwose. Naravuze kuva saa mvuye aha kugera saa 4 z'ijoro. Arambwira ati ndanezerewe, ati uzambabarire no kuwa gatatu mvugisha. Hari ikintu rero nagira ngo mvuge, jewe sinita ngo nushaka ube wayampaga wanyishyuriraga inzu washaka ukarorera, wowe nuva hiraza nundi. Ino mpamvu iyi groupe mu kuyobora umenya Imana iyo nshaka kuyireka ihita yongera ikayishyiramo. Nigeze gutunga muri groupe nkiri umutindi wo kubabarirwa, nari yamubwiye ngo jya ukora ni urangiza uzajya mwishyura inzu 90 atari iginyuze, atari n'umuhanuzi mu bacuzi. Biramubwira ngo uzajya umwishyurira iriya nzu 90 umuhe ni 25 byo kumutunga. Yahembwaga 200, yakoraga hano Gikondo. Yanyishyuriye inzu ndumva ari amezi agera mu 8. Akaza akambwira ati perezida muyobozi wanjye, Imana usenga iragukunda nawe ujye uyikunda, ni Murakoze. Urazi kuyobora uzi ko ari abantu hari umuntu kwishyurira inzu. Niba hari ikintu kibabaza muri uyu mujyi ni inzu, nyiribyo tariki ya mbere igiye kugera umutima utangira gushya. Noneho rero iyo uri umucuruzi n'imisoro n'ibiki uhita wumva umutwe wenda gutaka. Icyo gihe yanyishyura icyo gihe cyose nza kubireba ndabona ya. Noneho muri twe hari abahanuzi, musi umwe nza gushima Imana ngiye guceceka byaranze. Ndavuga ni Imana ishimwe ko muri groupe abacuzi yampaye umuntu unyishyurira inzu 90. Yari amaze yameze yose anyishyurira batabizi, hari ukuntu Imana ihisha. Abo bahanuzi bari n'inshuti, urabona nk'uko mwicaranye Diodani, 1 2 3. Aba bari abahanuzi we ari inshuti yabo. Noneho bakibyumva bahita bavuga nti Imana igumugisha Rufo, bandamuvuza muri buryo. Turabisenza yiri ku munsi wa gatatu bajyamo ati fafo yesi ati detaye, atumva ntuzongere kwishyurira perezida inzu, ahubwo igiye kumuha umuzungu uzajya umwishyurira. Imana irambwira ngo ntabwo ari ibyo uvuze, ni ishyari ribariye bahanura ibinyoma. Ngo uriya narababaye nk'umuyobozi sinabigaragaza, cyakora mpita baraza muri komite ndabwa nti buriya n'ikindi gihe nimuhanura wenda njye nta kibazo bitanana mu bohora, njye niko mbaho ushaka kubampaga miliyari aho kugira ngo ukore ikintu utazabonera ingororano babireka. Bitamubwira ntumva Rufo ndakubohoye, ariko uri kumwe n'amadayimoni ntiruna, ariko ari Imana yavuze ati nyine subwo nyine izagwa abaterankunga. Abwani ndakubohoye, uhereye umunsi ntuzongere kunyishyurira. Bahise bavuga bati kubera urukundo ni iki. Umunsi umwe aramamagara ati njye ndumva nakwishyurira, ni umva arangije bahita bavuga bati tuve muri groupe tugende, bahita bamujyana. Uwo munsi baramujyana, wibwira ko Imana ibuza amaboko. Tuvuge ngo amen. Uwo mwanya
ijuru rihita rizana undi muterankunga ariko utari uwo batekerezaga. Imana iba yarasize utu esikariye tugenda dutambuka tujya. Esikariye rimwe nibarikuraho Kristo azatereka irindi. Ariko haleluya, cyambere ni ukwizera Imana ukayizera mu byayo byose ukayikorera nk'uko ushaka. Rero Imana iguha umugisha. Nagira ngo mbabwire ngo nimara kumva ko bateye ibyuma naravuze nti ndabizi ntiyapfa. Uriya musheri niwe nabibwiye nabwani ntiyapfa kuko Imana yavugiye mu kanwa kanjye ivuga ko nta muntu n'umwe uri bushyingura. Ni buriya rero iramurinda. Kabiri, tugiye gusengera abantu bajya bagira ikintu bita kwiyanga. Undi iyo wiyanze n'ubuzima baba wabwanze. Ni wumva muri we hari umudayimoni utuma kwereka ko ntacyo umaze, uriya zanatuma wimanika wiyahure upfe burundu uve mu isi. Rero ndagira ngo shengera abo bantu ko ndenda gusubika genda. Buriya ntuzajya uza gusenga muri gurupe abacuzi ujye uza wumva ufite umutima ujya mbega wumva ushaka igisubizo kiva ku Mana. Jye nizeye Imana hahandi na n'ubu iyo nicaye imbere yayo mba numva icyanjye cyasobanutse. Nizera Imana hahandi nicara iwanjye ukwezi kwa magana wenda miliyoni nsabwa mu kwezi nkicara nta n'igiceri cya 5 mfite, nkizera Imana ko ku itariki ya mbere nzaba nayabona. Imana ishaka ko twizera. N'umuntu utagira kwizera ndamusenga. Yaravuze ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi murabwira umusozi ngo va uhita uvaho. Jye rero ngira kwizera hahandi ishobora kwizera ikintu nkavuga ngo kandi amarembo yacyo ngariya kandi kongwaho natekereje amarembo agahita bari haturuka. Ndagira ngo mubwire ngo sinzahamagara rero umuntu kugira ngo mubwire ikibazo mfite. Niba nkorera Imana izamusanga ibari ibimubwire. Bwira uwo mwicaranye ngo impamvu za byose no kusabiriza. We nturi bubivuga kuko urabyize. Ega abantu barasabiriza. Twisengera Imana. Nakora abantu Imana ambwiye ko hari abantu ihaye agakado gatoya. Kandi umuntu Imana ihaye akado burya no ushaka kumva ko ivuze gati kavuga ikazana ruhe. Tuvuge ngo amen. Abantu rero nabonye bakira akado. Imana hari abantu igiye gukorera ikintu bita umunsi mukuru w'amavuko. Ubwo bivuze iki? Abantu bashobora kuba bataragukoreye umunsi mukuru wa nanjye hari umunsi n'ubwa mbere nakorewe happy birthday. Uriya yigeze kuntekerezaho umunsi n'ubwa mbere kuva navuka. Yigeze kuntekerezaho yari atwite icyo gihe. Barabipanga sinari mbizi arantungura ngiye kumva numva bameriyeho. Nari nanasinziriye none nkabona abantu baraza nkagira ngo ni inshuti. Nicara muri salo Imana nayo ibirebye nakwitireka muteze gusinzira. Nakangutse barimo reka mvuga ni Imana nyamara happy birthday iraryoha. Ahubwo gitera umuntu ukunda ka surprise uyimukorera. Sipara umugore wabaze igihe cy'amavuko y'umugabo we ntabimenye. Niba ari niya mbere z'ukwa mbere nta kibazo uzaba ugimukorera. Ko benshi mu irangamuntu harimo iya mbere. Niba ari n'umuvandimwe mutungure niba yanga n'amazi shaka agafu ugenda ukamuminjagira uti happy birthday. Shaka kantu nuko barantunguye baye ndavuga ni kaba. Bararirimba icyo gihe numva ndanezerewe. Buryo ko wakwigira kose iyo bakagukorera uranezerewe. Imana rero yambwiye ko ari abantu igiye gukorera umunsi mukuru. Tuvuge ngo amen. Mpamvu zanyu mugenda gushaka ibihenze. Ugasanga ngo umutware wanjye nigishaka nashaka bazagwirirana n'umusuka w'amazi inzoga ziramushirana. Bati yanyica.
ntabwo kubita umukora umunsi umva ndeka mubwire ntabyo ari bukore. Niba ari na mama wawe shakisha uzamutungura uyimukorere. Yesu ashimwe. Amen. Ibyo bikora abakiri. Shitani ajya tuganiriza ukumva ibyiza byose n'iby'ababosi. Nasomye ijambo ry'Imana nsanga imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Kuki bafite amatuza ntiwayandushaga. Jye nari umukarati kubisi ubishoboye. Ariko nirirwa wambaye amasengeri dore mu rugo ujya kubona ukabona wenda nafite n'ububoko n'ubuteja ukabona naje kubita ukabutura bugeri buntuze ukabona n'iki ngo ni umukozi w'Imana. Oshi sanga rero Imana ibababarije sina rya Yesu. Bari muza gusura ingo z'abesha uzi kujya gusura umuntu ugasanga yiriwe yambaye harya kakana mukenyera nagaye batega mu mutwe uko yabyutse nta mayo ntaki kwitaho sharupe kirirwa zerera igitanda. Mukozi w'Imana Yesu ashimwe. Kandi yanakubona ntahita ajya kugira gute kugakuramo. Mukozi w'Imana ni mudusangere byambaye inshuro nyinshi bitanzirukwa kujya mu none ugasanga kandi uko reka mbabwira akantu kababaje. Nuruzi uyu mubyeyi usohotse aha ubu uramutse usohotse gutyo ugasa n'uhagarara hano uwo ari we wese anyuzamo akareba aho ashaka. Nabyo muzi mujye mugenda muniyubashye yubaha Imana izakubahisha. Uti Karose avuze nabi reka nitahire humura ngiye gusoza. Umubiri wawe n'urusengero rw'Uwiteka kandi Imana igiye kubagirira neza. Igiye kubicaza mu ma etaje mutazi. Sinjya nkunda guhanura amazu ariko hari ahantu Imana igiye kukwicaza kandi abantu bose bazabimenya. Ariko haleluya. Rero banza witoze uko uzabaho muri ubwo buzima. Ikintu nakuboneye ifaranga ryatuma ukora icyo ushaka cyose kuko ifaranga aho rigeze buri wese aragukunda. Hari n'ugukunda atabishaka ari uko ufite amafaranga kandi yabuze bose baragenda. Niyo mpamvu nasanze ifaranga ari ribi mu ruhande rumwe ni ribi. Buri wese abakubwira I love you, je t'aime you, nalingi you, nagupenda sana you. Ibintu byose ni ibintu nyine biryoshye ariko nibitangire kugabanuka gato. Nibaza gukamupfunda bitanu ahita abona aje umusezera ati Yesu aguhe umugisha. Anabuza abazaga iwawe kuhaza. Naza bamugaburiraga inyama abone munsi birariye amashu. Ku munsi wa gatatu ahita akata indi nzira ntagaruka. Umukadukundira ibintu gero mwicaranye ngo ntibakagukundira ibintu. Yesu ashimwe. Amen. Yari akantu kamwe nigeze gukorera umuntu ndavuga ngo ngiye kumwima amafaranga kandi mbishaka. Ndabizi niyo yaje kureba ntayo mu ndebe ko ejo azagaruka. Njyewe ndi umuntu ukunda gutegurira umuntu surprise atabizi. Kandi mu buzima bubaho Imana irashaka kudutegura ama surprise isi itadutegura. Amen. Mureke twigire perime ko abantu barazifite z'amantuze zitabonana bararanamo basambaniramo. Imana rero igiye kubibambura ibihabarokore bayubashye genda kakigura kagikubitara buri joro. Dore hari irari wanjye ko ntuye ku muhanda buri munsi bihari azana abagore bose batandukanye uko umuciye kuko ari filme aranuzana akaruparika hariya agakora ibyo akora akongera agafata imodoka akagenda. Nshuti zanjye bene data Imana yiguha utuntu ujye kudukoresha ibitakora. Manu data nge nzayicaramo ngiye mu majyepfo
nararahiye sinzajya gutari ntajyanye imodoka polisi ireba niba yari ifite n'umwenda bagahita bavuga bati komeza muyobozi. Gita kwicigi nta ugerereza mu muhanda demera 500 niba shaka bazace 500 nzasenga Imana yawe ariko nzajya kwivuko hamwe banyitaga rutambika ukicayeho cyagisi Kaya boda hata twagetaga tumeze gita kwicigi arabaye bikamubwira barako sobwirasi yesinganira ariko ahantu nasuzugurira Imana igomba kwa ubu nta muntu uzi ibutare ko ntagira imodoka abantu bose bazi ko mfite imodoka zirenze kandi bazi ko mfite zino z'abaminisitiri nge nizo njyana iyo babonye iy'umukara baravuga bati ngo wamukire karose ntabwo iyi Imana iriho cyangwa ntabwo ihari tugiye gushenga wirambirwa nagira ngo nkubwire imirimo y'Imana tujye tuvuga Imana tuvuga imirimo yayo ariko tunayihamye tuvuga mu banyamahanga ibyo yadukoreye ariko haleluya reka dushenga Imana rero dushengera abantu bisuzugura ntukisuzugure Kristo ni muzima akwereka ubwo mpaheruka baraduhagaritse bati Yesu afande waheze wakirisi bati bati nimwihute nimugende ati ndabona muri mideni ati ariko nimugende muraba muryishyura rega nazo zijya ziduha agaciro kandi iyo najyanye kano kagaragara baraduhagarika buri cyapa tugezeho hariho hose baraduhagarika niyo mpamvu navuze umunsi umwe ngo nzajya nemera byo kurya mbireke gende nijyana none wowe uririrwayo nzajya kuburana ubusambu uririrwa ubatesha umutwe mwazigurishije ubwo n'ubundi ninda nini wowe urihe uri i Kigali wanyu uri i Kigali ukiva isambu wehawe warayibuze wijya kubatera amavi basigaye bayihinga iba yarabaye umwirare yibarekere rero Yesu aguhe gakondo yawe i Kigali abantu bumva Yesu yaduha gakondo tuvuge ngo amen Yesu abaho umugisha n'abantu bajya bisuzugura nibahaguruka wisuzugura ukwibuti yuba bega ukumva nyine hari ibidashoboka ari abo bishobokera ariko wembega haguruka ngusengera Imana ikukomeze guhe